Guys, niba mukeneye intebe nziza za salo, amameza meza akoranye ibibaho byiza cyane, wagana M Classic Furniture bakagukorera ibintu byiza uko ubishaka, design ushaka yose, ibitanda uko ugishaka, amameza akoranye ibibaho bikomeye kandi byiza bigezweho, apana ibyo wari usanzwe uzi. Guys, M Classic Furniture barabikora pe, babakorera intebe nziza, intebe za salamanje, amameza ya salamanje, stand ya TV, nizere ko murimo murabibona. Ariko nanone ufite design yawe ushaka arayigukorera, ibyumba by'abana, amaberiso byose arabikora. Mugane M Classic Furniture. Hello guys, friends and family, Yagarutse family forever and ever, amen. Guys, twagarutse rero, twizere ko mumeze neza, twizere ko ari amahoro, inshuti zacu nyine mumeze neza nta kibazo. Hari inshuti dufite zacu za Yagarutse family, zabayo and wera, mbo twizere ko mumeze neza. Natwe twagarutse, tubazaniye iki rero? Mumbaze ngo tubazaniye iki? Anyway, nari nkumbuye kuvuga, nari kuvuga kuri channel yacu, ko mutakoze ngo tubazaniye iki? Bakubajije. Tubazaniye udukontenti dushyashya tudafite aho duhuriye n'uko twakoraga. Yego nyine ko twakoraga tuzadukomeza, ariko noneho ngo twazanye ibintu bishyashya bitandukanye. So guys, hari abantu benshi bajyaga batwandikira kutubaza ko mutegekora, mwabaye iki, mwabaye amahoro. Guys, nuko nako turi amahoro. Niba hari n'ibyabaye byararangiye, ubu ngubu tumeze neza. Hari abantu batubwira ati ntabwo muzongera kugaruka, ariko finally turagarutse. So turagarutse kandi tuje, ntabwo tuzongera kugenda. Ntabwo tuzongera kugenda, ni ibintu bibaho. Hari igihe habaho impamvu nyine zitandukanye zituma abantu badakora cyangwa badakora muri iyo minsi, ariko nyine iyo noneho bishobotse muragaruka. Rero twagarutse kandi twizere ko mwari mudukumbuye guys. Bari badukumbuye, ndi wabonaga ama message batubwira. Nizere ko mwari mudukumbuye cyane. Abantu benshi bajyaga batwandikira kuri Instagram, abandi bakatwandikira ku manimero batubaza, ariko turi amahoro pe, turi amahoro, nta warwaye, nta wagize ikibazo. Ari njyewe ntabwo nigeze ndwara, ari papa muri ntabwo yigeze arwara, ari muri ntigeze arwara. Turashimira Imana. Niba itaragenze neza, Imana yagiye ibikora neza, yagiye ica inzira aho zitari. Abantu mudukunda twarabonye kandi turabashimira n'ukuri. Kandi guys, ndagira ngo mbabwire ngo abakunzi bacu, abantu mudukunda, abantu mwatweretse urukundo, vuba cyane tugiye gushima Imana. Hari ibintu bikomeye Imana yakoze, kandi abantu muzishima. Kandi burya Imana hari ikintu irimo irakorera abana bayo cyangwa inshuti zayo. Twe ntabwo turi abantu b'Imana, turi abana bayo, turashimira. Iyo hari ikintu Imana rero iri gukora, Imana ikora ikintu ku buryo isi yose ibimenya. Imana ikora ikintu ku buryo isi yose ibimenye, ikavuga ati Yesu we, babana twabonaga bimeze gutya na gutya. Guys, kambe ndetse kuvuga byinshi kuri iki kintu, ariko muzabyibonera. Anyways, reka mbanze mbabwire deal nziza. Abantu mushaka gukoresha intebe, abantu mufite amakwe, mushaka kugura ibikoresho byo mu nzu, abantu mushaka gukoresha amasitandi y'amativi, abantu mushaka intebe nziza zigezweho ku rwego rushimishije, abantu mushaka ibitanda byiza, abantu mushaka gukora dekorasiyo y'ibyumba by'abana banyu, reka mbarangira ahantu heza muri kitchen meza. Mbarangire ahantu hitwa ngo M Classic Furniture. Ujye kuri Instagram wandikemo M Classic Furniture, uraza kureba ikintu cyose ushaka. Salo yose guys, ninkubwira ngo uyu mujama akora ibintu byiza ubyumve. Ninkubwira ngo
ni umujama ukiri muto ariko guys nkubwire gute ntabwo nyine ntabwo ari ukumutaka kundi pe ntabwo ngiye naza akoresha ahangaha akora ikintu nyine uko ugishaka akora ikintu uko ugishaka niba umbwira ati ngenda ndashaka intebe zimeze uko niba ugenda ndashaka stand ya TV imeze gutya niba ugenda ndashaka garderobe imeze gutya cyangwa icyumba nyine kidekoye gutya nibyo agukorera akarusho kiwe rero sasa mumbaze ngo nakaye ubanza ukamwishyura igice ayandi ukamuha ari uko ubona ko ibintu wamusabye ariko bimeze iyo wabonye ko ibyo yagukoreye iyo ibyo yagukoreye atari kuba wabimweretse amafaranga arongera akagusubiramo akabikora uko wabishakaga byaba na ngombwa ubona ko ntabwo byajya bikora ntabwo bijya bibaho niyo mpamvu we arakubwira ati ujye ubigenza gutyo nubona ko nakoreye nabi amakosa n'ayanjye nzajya nemera uko bibugende kose ariko ibyo ntibijya bimubaho ni umwana mwiza akorera ku gihe niba akubwiye ngo intebe zawe zizamara icyumweru nta n'isaha n'imwe irengaho igihe mwavuganye nicyo abiguhera niba umwese ukamubwira ati ngenda ndashaka icyumba cy'umwana wanjye kidekora gutya uri bukore igitanda kimeze gutya uri bukore beriso imeze gutya uri bukore utubati tumeze gutya guys nushaka ube iyo design wayikuye hehe abigukorera uko byakabaye nushaka iyo design ube wayikuye kuri Google wowe muzanira umwereka ati ndashaka ibi ngibi kandi rwose ntabwo ahenda akoresha ibiti bigezweho bya mbere apana bya bindi bivugishwa ngo ribuye ngo ibiki n'ibikiri byo ntabwo kigezweho guys akoresha ibiti nyine bya bindi birenze cya giti uzarinda usaza kikiri gishyashya so guys mbarangiye kwa M Classic Furniture ntimuzavuge ngo sinababwiye simbabwiye ntimuzavuge ngo sinababwiye njyewe ndibuze kubashyiraho akavidewo na nimero ze mwebwe mujye kuri Instagram murebe M Classic Furniture abantu mushaka gukora ubukwe guys please ndabinyuze aho kujya mugenda ahantu bagatuburire aho kujya mugenda ahantu baguhereza iminsi bayirenze aho kugira ngo ugenda ahantu bagutuburire bakubwira ati twakoresheje iki giti kandi atari cyo bakoresheje wowe jya kuri M Classic Furniture ibisigaye nubona hari ikintu nakubeshye uzaza undebe uzabyirebe mwirebe icyo uri buhabone cyose uko ukibona kose arakigukorera guys so guys reka twikomereze ibyacu twagarutse nyirapapa muri ubu ngubu tugiye kubaha show tugiye kujya ikintu cyose uzajya ushaka ko dukora tugikora gusa ntabwo ari cyose icyo uzatubona ko cyacaho hano hantu hari abantu benshi bajyaga batwandikira guys ntabwo ari ukubasuzugura pe ntabwo ari ukubasuzugura abantu bajyaga batwandikira bakatubwira ngo turabukugura nyine ukabona umuntu noneho arashaka kugushyiramo umugozi ngo garuke ukore kandi ibintu urimo ibihe umuntu aba arimo bitari bumwemerere kugira gutyo kuza gukora ntabwo ari ukubasuzugura kundi hari n'igihe umuntu yatwandikiraga kuri Instagram akatubwira ngo hoya n'ukuri ngo nimuze ngo hoya n'ukuri turabakumbuye nyine twabaga tuyumva natwe ubwacu nanjye ubwanjye igihe narebaga umuntu natwe ubwacu nyine twe dukumbuye gukora hari n'igihe uba ureba umuntu ukareba uburyo arimo arakwandikira mu buryo ababaye ukabura ikintu umusubiza kuko ntabwo wahita umubwira ati turabona impamvu tutabikoze n'iyi hari igihe umuntu akubwira ikintu ukabura ahantu hera umusubiza ukamubwira ati tuzaza vuba turaje so rero guys reka abantu mwatwese urukundo tubashimire kandi tubwire abantu mushaka ko tubamamariza twandikire kuri nimero yacu ibiri aho ngaho duhamagare tuvugane tubamamarize ntabwo tuzajya tubamamariza kuri YouTube channel yonyine tuzajya tujya no ku zindi YouTube channel muzi mukunda ibintu byanyu bigere kure cyane tuzajya tubivuga hano ariko tuzajya tubishyira ahantu henshi hatandukanye ibikorwa byanyu bigere kure cyane guys ni mutwizere kandi n'abantu mushaka ko duteza imbere ni mu bikore pe muduteze imbere muduhibira kandi tubamamarize gusa nyine ikintu tutazajya dukora
niba wabonye ko hari ikintu runaka nk'urugero twamamarije M Classic akora ibijyanye n'ibikoresho byo mu nzu, ntabwo twahita dufata undi muntu ukora ibintu bisa nk'ibyo ngo tubamamarize bose icyarimwe. Twamamariza umwe, igihe cye nikirangira aho aribwo tubona gufata uwo, ibyo twavuganye nibirangira aho aribwo dufata uwundi. So guys, rero muduteze imbere, muduhereze ibiraka tubamamarize ndetse n'ibindi biraka byose, turahari 5 kwa 5. tubicisha amatsiko y'ibyo tugiye gukora. Guys, noneho ejo ndabikiye akantu keza cyane, nzaba ndi kumwe na papa muri tuzaba turi kumwe gusa muri iyi minsi nyine ari mbere cyane, hari ibintu arimo kandi bigomba kurangirana n'iki cyumweru, ntabwo azajya agaragara cyane ariko naboneka ubwo nyine ni kwa kundi bisanzwe. Rero guys, turabakunda kandi mukore subscribe, mukore share, mukore comment. Umuntu wese wabanye natwe tugitangira turamushimira kandi ndizera neza ko tugiye no kugera ahandi kure cyane hakomeye. Guys, tugiye kugera ahantu hakomeye guys, ndi kubivugira aha ngaha, ndi kubivuga dufite aba subscribers 3000 n'abandi barengaho bakeya, ariko ntibizagutungure nubona bituritse, ntibizabatangaze nimubona itara ryatse isi yose tukayimurikira. Umuntu wabivuga nyine yigisekera, ariko guys, vuba cyane muraje mubone ukuboko kw'Imana ku buzima bwacu. Urumva, muraje mubone ukuboko kw'Imana ku buzima bwacu, muraje mutangire namwe mwizere bitewe n'ibyo mugenda mubona. So guys, katubareke mugire ibihe byiza, turabakunda, mukore subscribe, mukoreshe ya kandi n'abantu mutari musanzwe mudukunda mudukunde, nturenge kuri video udakoze subscribe, basi ndabibasabye njyewe. Ciao ciao.